ni radiyo ijwi rya rubanda. Inshuti mukurikira ibiganiro bya radiyo ijwi rya rubanda, uyu munsi nagira ngo twibaze ku kintu numva gikomeye cyane dukwiye twese kuzirikana. Kuki abahutu batirwanaho ngo barengere n'ubwoko bwabo? Mu minsi ishize mwabonye inkuru zacicikanaga ziturutse muri Malawi, aho ngo abacuruzi b'abahutu bataka bavuga ko ngo hari inkotanyi zibarembeje zibaka imisanzu buri kanya kandi ngo imisanzu itubutse. Batakaga bavuga ko ngo bamaze kurambirwa no gutanga imisanzu ya hato na hato nkaho bavomera mu cyatubutse. Baduhishuriye ko buri muntu ku giti cye yihereranaga n'inkotanyi cyangwa intumwa zazo, agakotiza rwihishwa, akirinda no kubwira abandi ko yazihaye amafaranga kugira ngo batabimenya. Ubwo ngo buri wese yumvaga ari ukwigura kugira ngo agire amahoro. Abo baha imisanzu inkotanyi bazi neza ko izo nkotanyi zikoresha ayo mafaranga mu guhiga no kwica abahutu aho bari hose, ariko bagahitamo kuyatanga bagira ngo bararamira ubucuruzi bwabo n'ubuzima bw'imiryango yabo. Uko kwiherera ugafasha umwanzi si ukwigura, si n'ukwikunda gusa, ni ukugambanira ubwoko bwawe butotezwa. Ni ubuga bubi cyane. Yaje kujya hanze ari uko babonye umwe mu bacuruzi bagenzi babo witwa Francis yiciwe iwe nk'utunguwe, kandi ngo zari zaragize igihe cyo kumuteguza, nubwo ngo ukurikije ibyavuzwe n'umugore we ngo ntacyo atari yarakoze ngo azitarure. Bahise batekereza ko uko byagenda kose nabo turu yabo yo kugirwa nka Francis izaza, amaherezo n'iyo mitungo yabo ikazaribwa n'abatarayigokeye. Ikibabaje ariko nuko mu gutaka kwabo batindi b'abacuruzi bo muri Malawi nta batinyutse kujya ahagaragara ngo baba abagabo bicuze ibyo bakoze. Ahubwo nta soni bashyize icyaha ku nkotanyi ngo zabashyizeho presiyo. Banyarwandakazi, bahutu muhigwa bukware, iyo ntero nta handi mwayumvise ngo rwose twe nta kibazo, inkotanyi zaratubeshye ngo ni zombi. Nje nkimara kubona iyo ntabaza y'abiyise abahutu bo muri Malawi naguye mu kantu. Nibajije ukuntu baticwa n'ikimwaro ngo barebe iyo batorongerera, aho nta n'uzamenya ko ari bo bamenyereye guha ingufu ababisha baduhiga bakanatwica. Nyuma y'imyaka 30 inkotanyi zihiga abahutu, kuba hakiriho abahutu bakizitera inkunga z'ubwoko bwose ngo buke kabiri birambabaza. Bahisemo guha ingufu inkotanyi aho kuziha abazirwanya ngo dutahe. Icyakora abo batezaga ubwega bahisemo kubundama, batinya kwigaragaza, bahitamo kujya bohereza ibitaragiti utamenya ababyanditse ngo mudutabarize inkotanyi ziraturembeje. Ikibazo
ntikiri ku nkotanyi mwantumvamwe, ikibazo kiri kuri mwebwe. Guha inkotanyi imisanzu ngo urigura wowe n'umuryango wawe ni ukugambanira abanyarwanda izo nkotanyi zica zikoresheje ayo mafaranga uba wazihaye. Nuko ugacuruza ukunguka, ukabeshya abahutu mwahunganye ko muri kumwe, ko muri gushakira hamwe icyatuma mutaha mu gihugu cyanyu, naho wafashe impu zombi uriho urafinansa rwihishwa abo ubeshya kubahunze, kandi udashobora no gutera inkunga abo mwahunganye bo bitanga umunsi ku wundi kugira ngo ubutegetsi bwa Mukotanyi buveho burundu, abene igihugu bose basubizwe ishema ryo kuba abavandimwe n'abanyarwanda bafite uburenganzira busesuye kandi bungana. Kuko nta soni abantu bari bakwiye kwitwa abagabo bagatinyuka bakaboroga nta n'isoni koko ngo nimudutabarize, bagashyiraho n'amazina yabo bavuga ngo n'udukotanyi twababujije amahwemo, batanerekanye icyo baba barakoze kugira ngo birwaneho. Nge narabagaye kandi nagiye mbagayira n'abatinyukaga bose kunyandikira cyangwa kumpamagara bavuga ngo nimbatabarize nkoresheje radiyo Ijwi rya Rubanda. Ariko sinjye njyenyine wibajije kuri abo batindi bacururiza muri Malawi. Hari n'abandi nabonye nabo babagaye banaboneraho umwanya wo kugira inama abahutu kugira ngo badakomeza kugwa mu mitego y'ububwa n'ubugambanyi nk'ubwabo maze kuvugaho. Kandi ikibazo ntikiri kuri abo muri Malawi gusa. Muzarebe neza muzasanga ko no mu bindi bihugu agomba kuba hari abo bahutu babanga mwabo na bampu zombi basa n'abatazi ko bafite uruhare runini mu gutinza umunsi u Rwanda ruzaba rwibohoye ingo y'inkotanyi igendera ku ngengabitekerezo ya Karinga, nk'uko umwe mu mpirimbanyi Hesron Mukiza akunze kubivuga. Muri video ikurikira nise bahutu twese dufatanye kwirwanaho no kurengera ubwoko bwacu bwanzwe, murasangamo ubutumwa bw'uwo mugabo Hesron Mukiza ku bahutu yibaza impamvu abahutu batinya kwirwanaho nk'ubwoko kandi ari uburenganzira n'inshingano zabo. Nabagira inama yo kumutega amatwi mwitonze nyabona no gufata noneho ingamba zihamye zo kwifatanya n'abandi musangiye ibibazo kugira ngo mwirengere kandi murengere ubwoko bwanyu bwanzwe mu Rwanda rw'inkotanyi no ku isi yose. Imana ikomeze ibafashe, ibahe ubushishozi n'ubutwari. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.